hari umuntu uswera kwa gatandatu ndagaswera ku cyumweru urambaza iki ubundi urambaza iki uri kumbaza iki wanje basi mw'abantu mu mabona ko ibintu mbase mva mubwire umvase reka ndebe uwo mujama hari byadanje urashaka mene na iyi ndebo ndayinyama nzi kumeraho zose umva nyine nkubwire mama wafa umvase we sibyo reka nkwereke nje basi wamubwiye agasohoka bunyi agasohoka gake tukaganira na sheri wawe buriya rero rugiye wantera umujinya hagushyiramo nkagufungirana ahantu hatari na hariya iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda Rwanda kazamura igisho cy'abana bakasika mutono za sene mugoroba samatera gakira cyagasambundi cyari kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe ni mutari wayo ukora ndetse nawe wayikoze ndakunyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimbaza iminsi ngusaba kunyandikira muri comment kugira ndebe cyakunyuze ndetse cyakunyuze kandi nshimira n'abantu bagenda baminyunganizi banama ibitekerezo ku biganiro bigiye bitandukanye genda bagezaho umunsi ku munsi uyu munsi none rero cyara kwibaza ngo ndihe ni mwibanga rikomeye ni ibintu by'amasira akomeye cyane mw'abantu jewe nari ndyamye muri iki gitondo ibya mama bapampe na sheriwe mwabanje kubona bwa mbere mugwa gitumo ahantu bari gukina biare akancika bwa kabiri nganira nawe ambwira ko bafite gahunda yo kugira ute kubana nyuma rero naje gukandagira amakuru neza nsanga babana nyine imihanda tu ntago bari babana mu nzu zabo niyo bakeneye gukora ibyo bakora basohokera ahantu runaka akaba ariho bajya uyu munsi wa none rero hari umuntu umpamagaye arambwira ngo mama w'abapampe na sheriwe baraye ahantu mu kabari mbyutse ya rubika sinoza no mu maso mbyutse nereka magakweto nerekamo n'imyenda batireka ngende amaderese arampamagara arambwira ngo nahangaha antungira n'ijisho kuri rogi bagize ute barimo ndagira ngo mbagwe gitumo mutungure ningira amahirwe uwo mugabo ndamubona byanze bikunze nintamubona ubwo nyine turabaduhombye ariko ngomba kumubona mukamubona mukamumenya mw'abantu mwe rero naka kabari twagesemo nahangaha bambwiye ngo ni hari bantungiye nakantuze bambwiye ngo nzamuke ningera ku muryango wa mbere ngo niyo roki barayemo baharaye nta nubwo bagize ute bazindukiye mu gitondo uko byagenda kose nanga kuri rogi ya gatanu ngira ngo murabibona ni nako yambwiye ku muryango wa gatanu dore nguye kamerama ubereke bataza no kugira ngo ndi kubatuburira ku muryango wa gatanu ngira ngo murabibona gatanu dore nahangane hano kuri gatanu ngira ngo murahabona arambwira ati wowe baraye mwahanga kwisiri ikomeye uwo muntu sinamuvuga amazina ye ndahageze sinzi uburyo ndi bubikoremo kugira ngo byibuze aze kugira ute aze kuza tuganire nawe simbizi ariko mw'abantu mwe nari nkeneye ngiye kubikora nyine kugira ngo mubone reka ndakumangire sinzi mw'abantu ubu ibintu n'ubwiyahuze simbabeshye kuko ndabizi neza ko ushaka kuza kumbana n'ibibazo ariko ku kintu niyemeje bura nanjye sinjya nsubira inyuma simbe gake abanza asohoke gakeya ngiye mubone nabatanze bicenge musaza kumukangura avuye hano matanze bicenge byanyu natuzanye abantu mwe muramubona simumubona singubona amasumi ngewe navuze nti maze mumubone ngira ngo ndi kubabeshya singuwo dore nguwo singuwo simumubona dore nguwo ubu ndi kwibaza ndi bumuhere singubona amasumi n'ibiki arura umutwe arura ibibazo kigeze kazi komanga
shari byambe ndabona ntacyo ndi kureba kati nje munoje mutene ubundi bitadwa komanga gahano oya eh ntago ari nki uri gushaka cyanga ntago ari nge nakomangaga urashaka iki urashaka iki nyine je nari gutambuka ujya hese wewe nashakaga njyewe nde wowe mama shaka nyoko usanga so ushaka mushiki wawe ya nukashaka ndanakwiyamye birarangiye ntugire ikibazo ese turabangamana ni muryamye natwe tukaryama mbasi none se bimeze biti ukuri meze surambaza ibiki bundi bimeze biti ndiburi kuneza reka twegere hirya oya kagubwire hari umuntu uswera kwa gatandatu ndagaswera ku cyumweru urambaza iki bundi urambaza iki uri kumbaza iki wanje mbasi n'abantu murabona ko ibintu mbase mbabwire sibyo reka tuganire basi reka tuganire gake tuganire iki se bambwiye ko uri kumwe n'umuntu hano muri iyi nzu umuntu wawe se hano harimo umusaza harimo mushiki harimo nde ntawe byibabara barabimbwiye barambwira ngo karero nkubwira genda nakwiyamye mbasi reka twumvikane nyine waretse nkamureba se reka nkubwire we musaza mbasi umwaba mwerashirwamo inakasaba bajya Cameraman, wegere hino bro. Cameraman. Izinkare narenze nyara ntago ari we bazinya. Numva se bajya mubwire sibyo. Reka tuganire basi, reka tuganire. Ibe ikashata. Nyine reka tuganire. Ndabizi ko bishaka. Mu rugo rw'umuntu. Bitamena y'inka. Je uwo ndashaka kubona uwo muntu uwo musore. Umva nyine reka twumvikane sibyo reka twumvikane nyine sibyo tumaze kurya turoza n'ibyombo reka twumvikane sibyo reka ngende uwo musore wari we mwana Cameraman umva se waretse nkamureba hari ikintu twari Cameraman cyane hirya mwana umva se we reka ndebe uwo mujama hari byadanje urashaka mene na iyi ndebo ndayinyama nzi kumenaho zose umva nyine nkubwire mama wapfa umva none se muri kumwe byanyabyo ariko ushinzwe aho mba ndi kumwe nabo niba ari irogi wijyana n'umuntu ushaka ntabwo ushinzwe kumenya aho turyamanye umva ukuntu none wowe inanukanye umva se hasoni heshinya reka nkubwire umva nyine nkubwire sibyo umva ngiye nkubwire nazanye icyanjye uzagira byawe nawe urumva n'undi munsi urumva n'undi munsi nta kintu upfana nawe dupfana ko duhura kuri itangazamakuru none se waretse niba uje kuntangaza ko naraye mu irogi ntabwo naraye kwa so sinaraye kwa nyoko n'ibiceri byanjye narayemo umva nyine nkubwire sibyo umva ngiye nkubwire sibyo reka tuganire nk'abantu bakuru sibyo tuganire iki njyewe umugabo wawe niwe wabitangije arambwira ngo nanakubwiza ukuri arambwira ngo njyewe genda undebere neza kabo bantu bahari ubu ni sataraza kuntereka ko mutari mwaraje hari wari warigeze anjyana mu irogi n'umunsi n'umwe ngize amahirwe mbonye njyana muri muzanye umunwa musakuza kwenda ndanakwiyana umva se we sibyo reka nkwereke nje basi wamubwiye agasohoka bunyi agasohoka gake tukaganira na sheri wawe buriya rero rugiye wantera umujinya nkagushyiramo nkagufungirana ahantu hatari na hariya nkakomeza akazi kanzanye buri gihe urambangamira buri gihe ntabwo ari kukubangamira reka sibyo njyewe ikintu gihari ni kimwe umugabo wawe afite amarira yarampamagaye arambwira ati sheri wawe uramusaza arambwira ati nyashya ako nyine menya ko ari umusaza nireba abakecuru bagenzi be cyangwa uzamuhenye mama wawe niba ufite ikibazo arambwira ati wowe wamfashije niba ufite ikibazo muhe mama wawe ngeze imari umva se arambwira ati wowe mama se ntabwo namuha mama nawe urabyumva uko mufite impuhwe ziki ntabwo uri gutanga ibyawe urashaka gutanga ibyanjye gute kwiyamye n'undi munsi biriseri harimo nyine neza wowe ihangane ndebe sibyo ihangane ndebe sibyo reka namubwire hari ikintu utaramba umva se nyagasani mana yanjye abantu nakora iki se ariko nkuko mubyiboneye kuba arimo
sibyo kuba arimo ariko sinamenye nta burenganzira mfite bwo kwinjiramo hariya. Icyo nakoze namwe mwakibonye man, birakwiye ko umuntu w'umubyeyi ungana kuriya yinjira muri ghetto, umuntu ufite abuzukuru, ufite abakazana, ufite ibiki, akaza mu marogi. N'abantu mujye mungena. Njyewe umugabo we yarampamagaye arambwira ati basi uzancungire ahantu akunda kuba ari. None nza guhabwa amakuru n'undi muntu arambwira ngo bajye hano muri rogi. Icyo nakoze naje, sibyo naje, ariko ntago binkundiye, ntago ngeze ku cyo nashaka kugeraho. So rero reka ngende ubutaha ningira amahirwe n'ubundi nzabagwaho, cyangwa se reka nicara ahangaha. Kamerama wowe nushaka gukuraho kamera, ndicara ahangaha mbagogere bararamo bakirirwamo ngiye mbona amakuru, kuko n'umugabo wari kunsaba ubufasha yarambwiye ngo wabaguye ahangaha naramushakije ndamubura. Ndavuga ati rero nako no mupapa mufashe, ari kwemera kumusaba imbabazi ko mama wa Pampe ntashaka kumuhereza imbabazi. N'abantu mwe rero kamerama wowe kuraho kamera, ndabona bongeye gufunguraho gake ariko sinzi ngo ninde usohotsemo n'iki, ariko aracyari guhengereza ko mpari kuraho kamera. N'abantu mwe ningira amahirwe turaganira, anyemereye ko tubonana, Imana ibambe umugisha sawa.